Umunsi mwiza mwese abadukomeje kudukurikira n'abo dukomeje kubana muri ibi bihe byo gusenga. Uyu ni umunsi wa gatatu w'amasengesho. Turashimira Imana ikomeje kubana natwe, ikomeje kutugirira neza, ikomeje kutuba hafi, ikomeje kumva gusenga kwacu. Ndagira ngo dusenge Imana tudatinze tuganire ijambo ry'umunsi. Mana yacu, wahabwa icyubahiro kuko ijambo ryawe rikiza, rihindura. Ijambo ryawe ryatubyaye. Wahabwa icyubahiro bw'ubuntu bwawe utugiriye bwo kuryumva. Umuntu wese ugiye kuryumva umuhe umugisha kandi umubere igisubizo. Ishimwe n'icyubahiro bibi byawe uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa gatatu tugiye gusanga muri cya gitabo cya Luka. Turasoma igice cya mbere, turahera ku murongo wa 18 dusoreze ku murongo wa 25. Handitse amagambo avuga ngo, Zakariya abaza marayika ati, ibyo nzabibwirwa n'iki ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Marayika aramusubiza ati, ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Nuko dore uragobwa ururimi kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakuberaho, kuko utemeye ko amagambo yanjye azasohora mu gihe cyayo. Abantu bategereza Zakariya, batangazwa n'uko atinze mu rusengero. Maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo, bamenya yuko hari icyo yerekeye mu rusengero. Akajya abacira amarenga, akomeza kuba ikiragi. Iminsi y'imirimo ye ishize, asubira iwe. Bukeye umugore we Elizabeti asama inda, abihisha amezi 5, aravuga ati, uku ni ko Umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo ikanteturura mu bantu. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Muri iyi minsi turimo gusenga Imana. Uyu ni umunsi wa gatatu w'amasengesho y'iminsi 40, kandi turashimira Uwiteka ko akomeje kubana natwe. Izina rye nirihabwa icyubahiro. Turabashimira namwe abakomeje kudukurikira. Mbibutse ko iri ari ijwi riguhamagara, rikurarikira gusenga Imana no kuba imbere y'Imana muri izi mpera z'umwaka wa 2021 tugana muri 2022. Turifuza gusoza umwaka dusenga, tugatangira undi mwaka dusenga. Dufite intego irimo iyobora uru rugendo rwacu, dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu bice 18 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Ijambo rivuga ngo, abacira umugani wo kubigisha uko bakwiriye gusenga iteka ryose ariko batarambirwa. Izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Natwe twahisemo kumvira ijambo, turavuga tuti reka dusenge kandi tutarambirwa. Iminsi 2 itambutse twaganiriye amateka ya Zakariya na Elizabeti, ababyeyi ba Yohana Umubatiza, uko bakoreye Imana, uko babanye n'Imana, mu gice cya mbere umurongo wa 5 kugera ku wa 10. Hanyuma ejo twarebye mu bice umurongo wa 11 kugera ku wa 17, uko aba bakozi b'Imana bemeye gukomeza gukorera Imana nubwo bari bafite ikigeragezo gikomeye cyo kutabyara. Uyu munsi tugiye kureba noneho ese Zakariya yitwaye ate amaze kumva ariya masezerano yose twabonye yaherewe iruhande rw'igicaniro cy'imibavu. Uyu munsi ngufitiye ijambo rivuga ngo wishidikanya. Gushidikanya bizana ibibazo, gushidikanya bizana ingorane, gushidikanya bibuza abantu, bivangira umuntu. Byavangiye Aburahamu, gusa yumvira umugore mu masegonda make, ababyaranye na Hagari, umwana mu by'ukuri utari uw'amasezerano. Yumvira umugore, ntibyamubera byiza. Mu by'ukuri ntabwo byamubereye byiza, bizana amakimbirane, biramuvangira, bikerereza umuntu rero gushidikanya, bikerereza umuntu. Kubera ko Yakobo mu rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere umurongo wa 4, Imana itanga ibyiza ku biyisabye. Imana itanga ubwenge ku bayisabye, ariko umuntu wese ushaka kugira icyo akura ku Mana
yirinda gushidikanya ku kintu icyo ari cyo cyose. Umunsi ufite ubutumwa buvuga ngo wishidikanye. Zekariya akimara kumva inkuru y'uko umugore we agiye kubyara, ntiyigeze abasha kubyakira. Yaravuze ati iki ni igitangaza, uyu muntu nubwo yavuye mu ijuru atangiye kumbwira ibintu ntashobora kwemera. Ahari yaratekereje ubuse arashaka kumbwira ngo njye gushaka umwana w'umukobwa nk'uko Aburahamu yabigenje, kandi ibyo bintu narabyara. Zakariya wibuke ko ateye kimwe na Isaka, ni ba bandi bafatanya n'abadamu babo gusengera ikibazo bafite. Wibuke ko ejo bundi nababwiye ko Isaka mu itangiriro 25:21 yingingiye Rebeka umugore we, bafatanya amasengesho yo gusengera urubyaro. Zekariya rero nawe afite imiterere imwe nk'iya Isaka, nawe ameze nk'umuntu utarashatse gutererana Elizabeti, nubwo amateka yashoboraga kubimwemerera n'amategeko wanza yarashoboraga kubimwemerera, ariko burya uhereye kera hahozeho abantu b'abakiranutsi bumvira umwuka, aravuga ati reka ibyo nzabibwirwa n'iki ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru. Nkaho yakavuze ati ibyo bintu bizashoboka bite ko ntashobora guharika Elizabeti n'ubwo akecuye. Ariko Imana iha umugisha abantu bafatanya n'abadamu babo ibigeragezo byo kutabyara, bakabisangira, bagasengana, umugabo agacaha agasenga, umugore agacaha agasenga. Ni ukuri kw'Imana abagabo, Imana ibaha umugisha. Kandi namwe bagabo babona ingorane zije, mugafatanya n'abadamu banyu kwinginga Uwiteka, mugafatanya urwo rugendo rwo guhangana n'ingorane. Ni ukuri kw'Imana, Imana ibaha umugisha. Mufite urugero rwiza hano rw'umugabo w'umukiranutsi wubaha Uwiteka witwa Zakariya. Imana nyir'ijuru n'isi ibaha umugisha utagabanije. Ariko marayika w'Uwiteka aramubwira ati ukoze ikosa kubera ko njyewe ndi marayika Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, natumwe kukubwira ibyo ngibyo kugira ngo ubyizere. None ubwo ukoze ikosa ryo kutabyizera uragobwa ururimi. Mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko marayika w'Uwiteka yaje. Marayika w'Uwiteka ari kukwizeza ibizaba. Wihemuka, wicumura, wikora amakosa. Marayika w'Uwiteka yahagaze iruhande rwawe. Marayika w'Uwiteka ari imbere yawe. Marayika w'Uwiteka yavuganye nawe. Wishidikanya, injira mu masengesho. Uyu ni umunsi wa 3, nta mpamvu yo kuyaparika vuba vuba. Reka tusenge, reka twinginge Uwiteka. Fatanya natwe kwinginga Uwiteka, wishidikanya. Ubutumwa bwa mbere burimo aha ngaha buravuga ngo wishidikanya. Wishidikanya ku bintu Imana yavuganye nawe. Wishidikanya ku masezerano Imana yagusezeranije. Wishidikanya mukozi w'Imana. Nyemerera unyumve, ariko nanone wumve ijwi ry'Imana rivugana nawe. Wishidikanya. Wifata nkaho uri kuvugana n'umuntu ngo wumve gusa amagambo avuye mu kanwa k'umuntu, ahubwo wumve ijwi ry'Imana riri inyuma, riri kwihanangiriza gushidikanya, rikubuza gushidikanya. Wishidikanya rero. Imana isumba byose iri mu ijuru ifite ubushake n'ubushobozi bwo gusohoza ibyo yavuganye nawe. Wishidikanya, hato bitaza no kukuviramo kuva iruhande rw'igicaniro cy'imibavu, cyangwa se nubwo watinze ku gicaniro cy'imibavu ukaba warumvise ijwi. Wishidikanya, bitaza kukuviramo kugobwa ururimi. Ingorane Zakariya yakuye mu gushidikanya niyo kugorobwa ururimi, abikiragi kugeza igihe. Hari agakorasi kavuyemo kavuga ngo ntacyo Zakariya yari kuvuga atarabona igitangaza cy'Imana, nimumureke aca amarenga, igihe nikigera azatobora avuge. Ba Zakariya, igihe kizagera mutobore muvuge. Uyu munsi hari ba Zakariya bakubitanye n'ikimenyetso cyo kugobwa ururimi. Hari igihe umuntu ananirwa kwizera ibyavuzwe n'Imana, noneho agahita ashaka kwicira inzira, kwirwanirira, agahita agobwa ururimi. Ushobora kutagobwa ururimi rwo mu kanwa ngo ube nka Zakariya uca amarenga, ariko mu buzima hakabamo ikintu kimeze neza nko kugobwa ururimi, ukabona ibintu byaranze, byarisohetse. Buriya hari igihe kizagera, haleluya, hari igihe kizagera igitangaza cy'Imana kimaze kuba uwo munsi, kuko ijambo ryatubwiye ngo uragobwa ururimi.
niko Gaburiyeli yabwiye Elizabeti ngo nuko dore uragobwa ururimi kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakuberaho kuko utemeye ko amagambo yanjye azasohora mu gihe cyayo. Uku kugobwa ururimi rero, izi ngorane ntoya umazemo iminsi zakuruwe no gushidikanya zifite igihe zizarangira. Igitangaza cy'Imana nikimara kuba tuzavuga. Uzavuga kubera iki? Kubera yuko iyo igitangaza kibaye nutanavuga wowe ubwawe abandi bazavuga, ariko nawe ntuzaceceka, uzavuga. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Irinde gushidikanya utagobwa ururimi. Isomo rya kabiri rihari ngo abantu batekereje Zekariya ho bamutekereza bati Zekariya yapfuye ko ahera bahagwaga byaba byarangiye. Barategereza ngo batangazwa nuko Zakariya yatinze mu rusengero, ngo agaruka aca amarenga, agaruka avuga ati wenda ndatekereza ko yakoraga nko kunda, akavuga ati wa mugore wanjye, ariko ngo noneho ngo abantu ngo bahita bamenya yuko hari ikintu yabonye mu rusengero cyatumye agobwa ururimi. Baravuga bati Zakariya nimumwihorere, ariko bari babonye ko yatinze mu rusengero. Isomo rya kabiri riravuga ngo tindana n'Imana. Tindana n'Imana wigira ubute. Tindana n'Imana. Aho kugira ngo utindane n'urucantege, aho kugira ngo utindane n'abaguca intege, tindana n'Imana. Aho kugira ngo utinde ku bakwanga, tindana n'Imana. Aho kugira ngo utinde ku murozi ukuroga, tindana n'Imana usenga. Aho kugira ngo utinde ku byakubayeho, tindana n'Imana. Aho kugira ngo utinde ku kugumirwa, tindana n'Imana. Uyu munsi turasengera abasore n'abakobwa kugira ngo bagire ingo, kubera ko ntabwo dushaka ko abasore bacu n'abakobwa bacu bagumirwa, kandi nta nubwo dushaka abasore bacu n'abakobwa bacu baba batinganye. Turashaka ko Imana nyir'ijuru n'isi ishyingira abasore n'abakobwa bacu. Aho kugira ngo rero utinde ku byakubayeho, ku bakubenze, ku bakwanze, ku baguhakaniye bigeze ku munota wa nyuma. Hari n'abo bahakanira bageze imbere y'umuryango, hari n'abo bahakanira neza n'amajyambere yaguzwe. Reka nkubwire, aho kugira ngo utindaho, ahubwo tindana n'Imana. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Isomo rya mbere, wishidikanya. Isomo rya kabiri, tindana n'Imana. Haleluya. Tindana n'Imana. Ngo abantu babonye ko Zekariya yatinze mu rusengero, babonye asohotse hari ikimenyetso kimuriho, baravuga bati Zakariya hari ikintu yerekewe mu rusengero. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ndi kukubwira ngo tindana n'Imana. Kuri uyu munsi wa gatatu w'amasengesho, ndi kukubwira ngo tindana n'Imana. Isomo rya kane ririmo ahangaha, Elizabeti ngo yagize gutya abona yarasa, yumva ari guhurwa, ariko nshaje. Atangira yeguka. Ageze mu kwezi kwa gatandatu, byararangiye. Haleluya, byararangiye. Burya byaremeye. Ku myaka yanjye y'ubukecuru, amateka yisubiyemo. Ibyabaye kuri Aburahamu na Sara nanjye bimbayeho. Arangise ngo niko guhita aririmba ko arasivuga, nuko niko Umwami Imana yankoreyemo mu minsi yandebagamo ikanteturura mu bantu. Haleluya. Isomo rya gatatu, iyi Mana nyir'ijuru n'isi yiteguye kuguteturura, yiteguye kugukura mu ngorane urimo. Erega ntabwo Imana ari umugome, ntabwo Imana ari umugizi wa nabi, ntabwo Imana iyobewe amakuba yawe. Iyi Mana ifite gahunda yo kuguteturura. Iyi Mana ifite gahunda yo kugukura mu kibazo urimo. Iyi Mana yiteguye gukora imirimo n'ibitangaza. Iyi Mana yiteguye kukwishyurira ideni. Wishidikanya. Iyi Mana yiteguye kuguteturura. Aho bari bategereje kuzasebera ntabwo ariko bizamera. Aho bari bategereje ko bizapfira siho bizapfira. Aho babona ko bipfiriye niho Imana igiye kubikiriza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Uyu munsi amagambo yanjye ntuyembere, ntuyizere, ariko ijwi ry'Uwiteka rivugana nawe n'iryavuganye nawe ryo uryizere, kuko ni iry'ukuri. Ngenda gukangurira kwegera Imana no gusenga no kuyigumaho. Ndi kugutangira. Nta wundi musanzu wanjye. Ndi kugutangirira mu nzira nkubwira ngo wishidikanya. Imana ntizabura kuguteturura. Imana yacu itugirire neza. Njyewe ubu niko kazi ndimo gukora, ndi kugutangira kugira ngo we gushidikanya. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Yararirimbye aravuga ngo
Imana iraduteturuye, yo mu ijuru iratwibutse, imigambi ya Satani ihinduye ubusa. Nawakwiringiye Mana ngo umuhemukire, nawagukoreye ngo akorwe n'isoni. Amarira ya Sara yavuyemo Isaka, amarira ya Hana yavuyemo Samweli, amarira ya Elisabeti yashyizeho iherezo. Yosefu ari ku ngoma yabaye igikomangoma. Nawakwiringiye Mana ngo umuhemukire, nawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Haleluya, haleluya. Barongera avuga ngo yanteturuye mu bantu, yangiriye neza, Yesu ndamushima. Ngo niko yaririmbye, ngo araririmba aravuga ngo uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo, ikanteturura hehe? Mu bantu. Nta handi Imana izagutetururira, ahantu uri, aho bavuga bati yaciye umuryango, aho bavuga bati ni umuteramwaku, aho bavuga bati nta kindi yari kutuzanira, aho ubwiza bwawe butakigaragara. Bavuga waje uri hoho, uri hogoza, babona uri keza, uri sheri, uri shushu, ariko uyu munsi ntawe ukivuga ko ngo wa mugore mwiza. Reka reka, baravuga ngo wa mugore w'ingumba, wa mugore uciye umuryango. Abo mwifotozanyaga uduserifi bamwenyura, uyu munsi bakujya bakakora ikijisho. Ariko aho hantu, aho ngaho niho Imana izagutetururira, izina ry'Uwiteka rishimwe. Aho ni mu ruhande rw'ababuze urubyaro, ariko no mu ruhande rwawe ntugire ngo ubukene ntibabukwitirira bakavuga ati n'ubundi yashatse umukene. Ubukene barabukwitirira bakavuga ati umukobwa wacu cyangwa umuhungu wacu waramukenesheje. Ariko Imana nyir'ijuru n'isi ni Imana iteturura, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Bakavuga ati umukobwa wacu yari afite gahunda, ariko uyu muhungu w'umutindi yamuzaniye inyatsi. Cyangwa bakavuga ati umuhungu wacu ubundi twari twaramubwiye, yazanye inyatsi, niyo mpamvu asaziye mu bukode, niyo mpamvu ashaje nta kintu ageze. Reka nkubwire, Imana irateturura, kandi ntabwo yateturura mu biti, nta nubwo yateturura mu butaka, iteturura mu bantu, kuko abantu nibo baba baradutetereje. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ndakubwira itangazo ryiza, wishidikanya, kandi iyi Mana tindana nayo, aho gutindana n'abagutetereza, tindana n'Imana izaguteturura. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Icyampa umuririmbyi unyumva aya magambo mvuze akayakoramo nk'akaririmbo. Akaririmbo kavuga ngo wishidikanya, tindana n'Imana, witindana n'abagutetereza, Imana izaguteturura. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ahari kera nkibasha kuririmba, ubanza nanjye ubwanjye nari gukora indirimbo ivuga gutyo. Sinzi niba ndamutse ngize umugisha wo kwicara muri studio mu karitime n'injyana, ntabasha ahari kuvuga ngo wishidikanya. Ndimo ndumva ameze nk'umuntu wenda guhimba ahangaha muri kano kanya, mpimba akaririmbo kavuga ngo wishidikanya, wishidikanya. Mbese mbisubiremo inshuro nyinshi, mbikoremo nk'akarofoni, bavuga ngo wishidikanya, wenda sinzi uko nabivuga. Nk'umuririmbyi unyumva abishaka, wishidikanya, aho gutindana n'abagutetereza, tindana n'Imana izaguteturura mu bantu. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Imana ibahe umugisha kubwo gukurikira no kumva ijambo ry'Imana, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi turimo turasengera igihugu, murabizi, turi kwinginga Uwiteka. Muri iyi minsi ikintu tugiye gusengera kuri uyu munsi, ariko no muri iyi minsi tuzakomeza gusengera, turasaba Imana kugira ngo itange agakiza mu gihugu cyacu. Dufite abantu bagifite imitima mibi. Imana nyir'ijuru n'isi itanga agakiza. Iki ni icyifuzo turimo gusengera, kandi Imana izagikora.
Imana itanga agakiza. Hari abantu benshi badakijijwe, hari abantu benshi bazimiye batamenye umwami Yesu. Imana ibagirire neza. Hari abakirebera abantu mu ivangura iryo ari ryo ryose, bakeneye agakiza, bakamenya ko turi abantu b'Imana, bakamenya ko turi abanyarwanda, bakamenya ko turi abantu. Abo bantu bakeneye ubuntu bw'Imana. Dukwiye gusengera abantu badakijijwe bagakizwa. Hari abantu bari mu kazi, leta igira gutya igahereza amafaranga ngo bahe abakene, bati umuntu w'umukene umuha ibihumbi 100 azishyure nta nyungu. Undi akavuga ati rero hari gahunda yaje, zana ibihumbi 20. Leta yagennye ibihumbi 100, ariko umuntu amuhaye angahe? Amuhaye 80, 20 arayatwaye. Abo bantu bakeneye agakiza. Hari abantu bakeneye agakiza bari mu mirimo, hari abari mu mirimo y'amatorero, hari abari mu mishinga y'amatorero. Umuntu bakamutuma ihene akagenda akayigura ibihumbi 15 cyangwa 20, akaza agakora fagitire ko yaguze ihene ibihumbi 40, agakuba kabiri. Akagura urukweto rw'ibihumbi 3 cyangwa 5, agakora fagitire ya 15. Abo bantu bakeneye agakiza, ntabwo bakijijwe. Abo bantu ntabwo bazi Yesu. Abantu barya imfubyi bakarya abapfakazi ntabwo bazi Yesu. Iyo ujya kumenya Yesu, wari kumenya ko wubatse inzu mu byo kurya by'imfubyi n'abapfakazi. Iyo ujya kumenya Yesu, wari kumenya ko uwatekereje akagena akavuga ati 100 muzabihe umukene, wagombye gutekereza ko kuba waramutwaye 20 wakoze icyaha gikomeye, ukwiriye agakiza. Imana yacu itugirire neza. Abantu bakwiriye agakiza. Bene data bakwiriye agakiza. Dukwiye gusenga Imana kugira ngo abantu bakizwe. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Hari abantu benshi badakijijwe, hari abantu benshi bazimiye bakeneye ubuntu bw'Imana. Uyu munsi turasengera abarwayi, ariko noneho turasengera indwara zidakira, izo bita chronic disease, indwara umuntu arwara akaba ari twibane, hypertension, diyabete, bigize gute, za ndwara zidakira. Umuntu akarwara bikaba bizwi ngo iyi ni indwara azarwara, bakibanira by'iteka ryose. Ibindi izo ndwara zidakira, imitsi, ibinyakura, indwara zidakira, za ndwara zananiranye, indwara zidasobanutse utamenya. Tuzagira n'umwanya wo gusengera indwara zidasobanutse za negatifu, indwara abaganga bashaka ntibabone, bakayoberwa icyo ari cyo, bakayoberwa icyo umuntu arwaye, ntibimenyekane. Turasenga Imana kugira ngo Imana igirire neza abo barwayi mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera abarwayi, Imana ikiza indwara zidakira zananiranye. Turasengera igihugu, Imana itwongerera abakizwa. Turasengera itorero kugira ngo Imana irisuke mu bubyutse bwo mu mitima, abantu bakizwe mu mutima, abantu biyumvemo yuko bakeneye ubuntu bw'Imana. Imana itugirire neza cyane. Kuri uyu munsi wa 3 w'amasengesho, ibyo byifuzo turabisengera. Hanyuma nitugera ku bantu ku giti cyabo, babyeyi, bagabo, mwabyaye, mufite abakobwa, mufite abasore, mufite inkumi, turingingira abasore, twingingire n'abakobwa. Iyo havumbutsemo abatinganyi, ni ishyano tuba tugushije. Iyo umusore agumiwe agasaza adashatse, ni igikomere kiba gikomeye. Rimwe na rimwe kiba igikomere cy'umuryango, ariko nawe ubwe aba afite igikomere, aba akeneye gusengerwa. Hari abantu nanjye numva nasengera, ntabwo nabavuga kuri iyi video, ariko murabizi, muriyizi yuko muri abantu mukeneye amasengesho. Urashaje, uri mukuru, wagombye kugira umuryango, niyo gahunda y'ubuzima. None kandi ntabwo wihangana nibura ngo wifate, nibura uba unashaje unifata. Buri kanya unyuze ahangaha ubuterura, unyuze ahangaha uterura, wasanga ufite n'abana utazi, utarera, udakurikirana. Urwo ni urugero rumwe. Imana itugire neza. Ko n'abandi neza bagira ngo hari ukuntu byagenze, bakeneye kugirirwa neza n'Imana. Turabasengera abasore, dusengera abakobwa, kandi turasengera n'ubushobozi, kuko hari abantu bagize ikibazo cy'ubushobozi. Mwene data wamenya icyifuzo cy'ubushobozi kugira ngo ureke kuba ku rugo, ndatekereza ko ufite fiance. Ni ukuri Imana nyir'ijuru n'isi yumve gusenga kwanjye uyu munsi, ikuremere nawe ubashe kugira ubukwe. Turanabasengera mwebwe mufite ubukwe, muzashyingirwe ejo bundi, muzubake ingo z'amahoro, muzagira imiryango mitagatifu. Imana ishimwe yubahwe. Muri iri sengesho turarijyanishanya n'iri jambo rivuga ngo wanteturuye mu bantu. Imana iduteturure. Hari umudamu ufite umugabo udakijijwe, uriya mugabo aramutse akijijwe, ni ukuri Imana yabiguteturuye. Baravuga ati ibyo akora byose akorera Imana, tiko asenga, tazasengere kanaka akizwe.
ntiturirwa tumubona hariya kubera iki? Kuko aguca inyuma, kubera iki? Kuko agusiga, bakavuga bati nakizwa natwe tuzakizwa. Ariko uyu munsi turagusengera, Imana ikugire neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Imana Data, Imana yumva gusenga, wavuganye na Zakariya arashidikanya bituma agobwa ururimi. Mbere ya byose ndasenze kugira ngo abantu bose bashidikanye amasezerano, bashidikanye ububasha bwawe, n'aya masengesho ubwayo bayashidikanyaho, ndasenze kugira ngo bagirire imbabazi. Nsengeye umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo wumvise iri jambo, kugira ngo umukize gushidikanya, umukize kutizera, yizere ko ibyo uvuga ubikora kandi kubisohoza. Nsengeye umuntu wese kugira ngo umugirire neza, agire imbaraga zo gutindana nawe, aho gutinda ku bibazo, aho gutinda ku bamuhemukira, aho gutinda mu magambo, atindane nawe mu masengesho, kuko uri Imana iteturura. Wateturuye Elizabeti, natwe waduteturura. Dufite bene data wateturura, dufite imiryango twishyize ku rutonde, amazina yabo turayafite, tuyavuga mu mazina, ubu tuyagize ibanga, ariko turakwinginga Mana kugira ngo bateturure, imiryango yabo yagure mu izina rya Yesu. Ubaha ababakomokaho, ubateturure, izina biswe ni ribi ariko bagirire neza. Turasenze kugira ngo abasore bacu, abakobwa bacu be kuvamo abatinganyi, be guca umuryango, be kugumirwa mu izina rya Yesu. Abakobwa ubaremere, abasore ubaremere mu izina rya Yesu. Waremeye Adamu Eva, Eva umuremera Adamu. Ibyo wabikoze wubaka umuryango, umuryango wawuremye mbere. Ukimara kurema ijuru n'isi, wakurikijeho umuryango n'ibirimo byose, wakurikijeho umuryango. Nyagasani Mana, ndakwinginze kugira ngo aba basore n'abakobwa bafite icyifuzo, cyane cyane abo dufatikanyije muri umwanya wo gusenga, ubaremere ingo nziza, ingo z'amahoro. Hari abatinye kwiyangaja kubera ubushobozi, bafite ubwoba, baribaza aho bazakura inkunga. Hari abafite amatariki ya vuba aha, bafite ubwoba. Mana, nakira icyifuzo cy'umuja wawe kubera amajyambere. Ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo ugire icyo ugikoraho, muremere amajyambere, kora ikintu kidasanzwe. Ubukwe bwe buragoye no kuba buzabera kure. Ndasenze Mana kugira ngo umuja wawe umukorere ikintu kidasanzwe, wiheshe icyubahiro ku bw'ubuntu bwawe. Ndasenze ngo biyangaje kandi ubaremere ibitangaza. Hari ababuze inkwano, ababuze imikorere, ibyo byose urabizi, nta wundi wagira icyo bikoraho atari wowe Uwiteka. Abakobwa ndabasengeye, muri iri torero ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, wiheshe icyubahiro ku bw'ubuntu bwawe. N'ingingi abo tubana umunsi ku wundi, abo tuba turi kumwe, abo duterana, abo tubana, barimba mu makorari, abanyamasengesho, abakora isuku, bose ubiteho. Wibuke iyo mirimo yose bagiye bagukorera, ubarengere, ubabere igisubizo, ubabere umutabazi. Nta yindi Mana ihwanye nawe, icyubahiro cyose n'ikibi cyawe. Hari abantu benshi batakijijwe, batamenye ubuntu bwawe, ni abajura. Umupfakazi, imfubyi, umukene, umunyamibabaro ahabwa inkunga y'100,000, bakaryamo ruswa ya 20. Abantu bakeneye agakiza. Nyagasani Mana, baha agakiza ku bw'ubuntu bwawe. Uwiteka Imana nyir'ijuru, baha agakiza ku bw'ineza yawe idahinduka. Hari abajura, hari abasinzi, hari abicanyi, hari abagome, hari abavangura amoko. Mana, tabara abantu bakeneye agakiza kawe. Bakeneye kumenya ko twese turi abavandimwe, bakeneye kumenya ko turi abantu, bakeneye kumenya ko turi abanyarwanda. Baha agakiza kawe, nta kindi cyabibaha uretse agakiza. Hari abiba ibigo bakoramo, bakabyiba ari n'abakirisitu, bakubakamo amazu, bagakoramo ibintu runaka, ariko aba nabo ntubagirire neza ku bw'ubuntu bwawe. Ndakwinginga kugira ngo utange agakiza ku bw'ineza yawe, utanga ububyutse bwo mu mitima mu itorero, abantu bahinduka ibyaremwe bishya. Abantu be kuba baririmba gusa, abantu twe kuba tuvuga gusa, ahubwo tube dukijwe rwose, tube dusa nawe. Twe kugwiza ubwinshi bw'ibyo tuzi, ahubwo tugwize gusa nawe. Tubwize tugire bike ariko by'umumaro, duse nawe Yesu. Ndakwinjiza ku bw'ubuntu bwawe kugira ngo ubane natwe munsi, ukize indwara, udukirize igihugu, wongerera abakizwa, utange ububyutse mu itorero mu mitima, uduhere abasore n'abakobwa ibirori, kandi ijambo ryawe twumvise risoreshe ibimenyetso n'ibitangaza. Teturura abantu bawe, ubateture nk'uko wateturuye Elizabeti, nk'uko wagiriye neza Hana. Mwami, n'abandi utugirire neza, tubere umurengezi n'umutabazi. Shimwe n'icyubahiro bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murabizi neza ko turimo twitegura Noheli. Turakomeje rero ibi bihe byo gusenga,
kandi tunareba amagambo y'Imana ajyanye n'ibyumweru byabanjirije Noheli, tuyakuramo ibyo kudufasha, ariko turushaho no kwitegura Noheli. Imana ibahe umugisha mwinshi utagabanije. Mwari kumwe na Evangeliste Kabenga. Mushobora kutubona kuri 0788455184. Dukomeje kuba imbere y'Imana, dukomeje gusenga iyi minsi yose uko ari 40. Mugire ibihe byiza, muhahe muronke, mugubwe neza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.